Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire mwese amahoro ya Nyagasani Yezu Kristo. Tubaha ikaze muri gahunda y'umugisha umunsi kuri uyu wa mbere wa kino cyumweru cya 17. Aho uri hose mu buzima urimo, aho uherereye hose ku isi hatandukanye nk'uko tubibona mudukurikira, Nyagasani akomeze agendane nawe, akomeze amaboko yawe ashobora kuba ari kudandabirana. Ubu buzima ni bworoshye dutambukamo, turarizwa na byinshi nk'uko twabibonye. Yezu abaza Mariya Madarena, mugore urarizwa n'iki? Si Mariya Madarena wenyine urira. Iyi si ni umwijima nk'uko Yohana abivuga, nyamara twahamagariwe kuba urumuri. Urumuri ni gute waba urumuri kandi umwijima ukubundikiye? Umwijima w'ibibazo bitandukanye, umwijima w'uburwayi butandukanye, umwijima ni uguhura na Yezu Kristo. Guhura na Yezu Kristo byamurura uwo mwijima. Dusabe Nyagasani kugira ngo aze adufashe koko, aze ahure natwe nk'uko yahuye na Mariya Madarena akamwitiranya n'umunyabusitani. Mu guhura kwacu na Yezu, mu kwakira umugisha w'umunsi Kristo aduha, tuze gusoza dukomeye tuvuga tuti nubwo turi kunyura muri iyo mihengeri yose, ariko Kristo ni muzima, Kristo yarazutse, twiteguye kwinjira nawe mu ngoma ye, kandi turi nawe muri ubu ubwami bw'Imana. Padiri Dominique, ubutaka butagatifu hano i Roma. Nyagasani, ibyo nakugiriye byose ndabyanze yuko bineranya nawe, bikadutandukanya runungu kandengera iteka, kandi abyangira ko byishe Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe binyize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba wawe. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugera ku wa 11. Dore uko Uhoraho ambwiye, genda ugure umukandara wa hariri maze uwukenyere, nyamara ariko wirinde kuwumesa. Naguze umukandara nk'uko Uhoraho yari yabivuze, maze ndawukenyera. Uhoraho yongera kumbwira ati, haguruka ugende ukenyeye wa mukandara waguze, maze ujye i Perati, nuwagera uzawuhishe mu isenga ry'urutare. Naragiye nwisha i Perati nk'uko Uhoraho yari yabintegetse. Hashize iminsi myinshi, Uhoraho arambwira ati, haguruka ujye i Perati uvaneyo wa mukandara nari nagutegetse guhishayo. Ubwo nagiye i Perati gushakashaka no kuvanayo wa mukandara, aho nari narawuhishe. Umukandara nsanga warononekaye, ntacyo ukimaze. Nuko Uhoraho arambwira ati, Uhoraho avuze atya, nguko uko nzahindanya ubwirasi bwa Yuda n'ubwirasi bukabije bwa Yeruzalemu. Uyu muryango mubi wanze kumva amagambo yanjye, ugakomeza kunangira umutima, ukiruka inyuma y'ibigirwamana kugira ngo ubiyoboke kandi unabipfukamire. Uragahinduka nk'uwo mukandara utagifite akamaro. Nk'uko umuntu akenyera umukandara, nanjye nari nariziritse ku bantu ba Isiraheli n'Abayuda kugira ngo bambere umuryango, ubwamamare, ikuzo n'umutako, ariko banze kunyumva. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Mbe bwoko bw'ibipfapfa, mbe bwoko bw'abanyabwenge buke, Uhoraho si we so wakubyaye, si we wakuremye, urutarukesha kubaho kubona izuba ntukirwitaho, wibagiye Imana yakubyaye. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Ibyo Uhoraho yiboneye byamuteye kuzinukwa, abahungu be n'abakobwa be baramurakaje, nuko aravuga ati, ngiye kubahisha amaso, nzarebe iherezo ryabo uko rizamera. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Bambangikanyije n'ibitari Imana nyakuri, barandakaza bayoboka ibigirwamana by'amanjwe bishakiye. Nanjye nzababangikanya n'ikitari umuryango nyakuri,
mbagire nabi nkoresheje ihanga ritagira ubwenge. Mana mubyeyi wacu, twarakwibagiwe. Aleluya, aleluya, Mana yacu, utwibyarira ukoresheje ijambo ryawe ry'amanyakuri, ukatugira imena mu biremwa byawe. Aleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 13, umurongo wa 31 kugera ku murongo wa 35. Muri icyo gihe Yezu abacira umugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'imbuto ya sinapisi umuntu yatera mu murima we. Niyo ntoya mu mbuto zose, ariko iyo imaze gukura isumba imyaka yose yo mu murima, ndetse ikaba igiti ku buryo inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umusemburo umugore yavanze inshuro 3 z'ifu, kugeza igihe byose bitutumbye. Ibyo byose Yezu yabibwiraga rubanda mu migani, ntacyo yababwiraga atababwiriye mu migani, bityo huzuzwa ibyo umuhanuzi yavuze ati, umunwa wanjye uzavuga mu migani, nzamamaza ibyahishwe kuva isi ikiremwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urakaza neza nshuti mwana w'Imana. Amasomo matagatifu tumaze kwakira aratwereka ku ruhande rumwe umuhanuzi Yeremiya ngo ubwirwa kugura umukandara. Dukura umukandara turabuza akamaro kacu ka buri munsi, arawuguze. Akimara kuwugura, Uhoraho aramubwira ati, genda ukuwisha hariya. Agiye kuwisha mu rutare, nyamara nyuma y'iminsi Nyagasani aje kumubwira ati, genda uwuzane nanone. Arawugaruye, ariko asanga warangiritse kubera ko wari warabitswe mu buryo budakwiye. Ariko turareba isomo ryishe muri ibyo bintu. Niko Imana noneho igiye gusobanura. Yeremiya ari kureba umukandara yabuze. Icyo akora, aramubwira ati, uko ubibona gutya, uko uyu mukandara wangiritse, ni nako Yuda na Yeruzalemu bizangirika. Niko isura yabyo izahinduka, kubera ko bantereranye bakajya kwiyambaza ibigirwamana, kandi nzabateze hanga rya gipagani ritanasobanutse babahindanye. Yezu mu ivanjiri nawe aratubwira ingoma y'Imana. Tumaze iminsi tuyumva, no ku cyumweru twarayumvise. Ingoma y'Imana imeze nk'akabuto ka sinapisi, kabuto gato cyane kangana n'ururo. Reba akabuto k'ururo ne warakabonye ka sinapisi. Ariko ngo iyo ugateye, igiti cy'ibingazamarumbu n'inyoni zose zo mu kirere zikaza kwarikamo. Yongera kubwira umugore ati, imeze nanone nk'inshuro 3 umugore yafata, hanyuma agashyiramo amazi bigatutumba. Ujya ubona nko fenomene, cyangwa se navuga nk'iyo bagiye gukora umugati agafarini uko kaba kangana, ariko iyo yateyemo agasemburo uburyo bitutumba bikabyimba cyane. None aya masomo ahuriye hehe? Aya masomo adusigira iki? Ni gute twava mu myitwarire idahwitse ya Isiraheli tukinjira muri iyi ngoma y'Imana? Kwinjira mu ngoma y'Imana no kwinjira mu bwami bwayo, mu rukundo rw'Imana, kwemera ko Imana itari kure yacu, kwemera ko Imana iri rwagati muri twe, kandi ko iri gukora andi ajisa. Imana iri gukora, Imana ikataje, Imana iri kuzuriza mu bana bayo ibikomeye, kabone nubwo hari bamwe baba batanye, ariko ingoma y'Imana yo ikomeza gukura. Ndakwifuriza nawe kuba muri iyo ngoma y'Imana, uko udatekereza ko ingoma y'Imana ari ikintu kizaza. Dore ko hari benshi muri twe dukunda kweshya, cyangwa se bamwe mu mbabarire, ugasanga hari umuntu utekereza ngo Yezu ku munsi w'imperuka azaza gusarura, nibwo tuzinjira mu ngoma y'Imana. Iyo ukurikiranye imigani ya Kristo, tubona ko hari ubwami bw'Imana ubwo tuzinjiramo nyuma, ariko n'ubwami bw'Imana kuri isi buratangira. Turi mu ngoma y'Imana, turi mu ngoma ya Kristo. Ni ngombwa rero ko urwo rugendo tutarureba mu bihe bizaza, ahubwo niturwumve n'uyu munsi, Kiliziya ingoma ya Kristo. None rero muvandimwe,
reka twongere tugusobanurire iby'uyu mukandara kugira ngo twumve neza uburemere bw'ubuhanuzi bw'uyu Yeremiya. Yeremiya utegekwa gushaka umukandara, ariko ni umukandara ukoze muki? Ni ijambo tutari twakongeye kuvuga, ni ijambo ryita hariri. Hariri sinzi niba yenda niba uri mutoya uri buze kubyumva. Hariri, umukandara, imikandara burya ikorwa mu bintu bitandukanye. Iyo uguze igikandara cya pirate, hari umuntu tuziranye w'inshuti yanjye, kera twiga mu seminari, ntabwo nari nzi iryo banga ryo kugura umukandara. Noneho nkabona afite umukandara umwe ariko arawubona, ndamaze ngiye ko ngura imikandara, nyuma y'umwaka umwe nkawujugunye, bigenda bite? Ati uzaze nkwereke umukandara. Twaragiye, ariko ushaka aya mafaranga, nuko ndagenda ndayashaka rwose ndamwubahiriza, ariko uwo mukandara n'uyu munsi ndacyawufite, wanze kumvaho, kubera ko buri imikandara cyane cyane abagabo barabizi ibanga ryayo, hari ikoze mu ruhu, imumu zitandukanye, ariko hari n'undi mukandara hari umukandara ubona yindi babazengurutsa ngo mu mujyi Kigali gutya, ukabona ni mwiza inyuma, urasa neza, wawutera mu ipantaro kabiri gatatu kandi ukabona ukindutsemo kabiri. Umukandara ariko hano uvuze iki? Kugira ngo wumve ko kubera ko uyu mukandara uhora arashaka kuwukoresha kugira ngo yereke Isiraheli igiye guhanwa mu buryo bukabije mu minsi yegereje. Umukandara rero wa hariri, hariri ni ijambo ryo muri Bibiliya, kubera ko wavuga uti kubera iki umukandara wa hariri wagiye kugurwa ukajya gwishwa mu rutare hafi y'uruzi rwa Efurate? Nuko hariri muri Bibiliya bivuga, hariri ni ubwoya bw'intama. Ubwoya bw'intama tubivuge gutyo, yenda ahangaha tuvuze ubwoya bw'intama, burya tuvuze nka pariyumu, yenda navuga uriya mwenda karidinari aba yambaye, cyangwa arikepiskopi wa Kigali wese, abaarikepiskopi bose, abaarikepiskopi bose baba bawambaye mu ntama, ni ubwoya bw'intama hariya. Ariko bivuga wa mwungeri, wa mushumba woruragiye intama. Intama zigomba kuba ziri atashe, ziri ku mushumba. Iyi myenda ya liturji ikoreshwa mu gitambo cya misa, yose buri mwenda ufite icyo usobanura. Ubu bwoya rero bwa hariri muri Bibiliya buvuga iki? Ni ubwoya bwakoreshwaga mu myenda gusa, exclusivement gusa ku myenda ya gisaseridoti. Urabyumva aho ngaho? Ku myenda ya gisaseridoti gusa. Mu kudoda imyenda ya gisaseridoti mu isezerano rya kera hakoreshwaga ubwoya bwa mwenda ugizwe muri hariri nyine. Aha ngaha bivuga iki rero? Uyu mwenda cyangwa se uyu hariri ikabivuga ubutungane, ubusukurwe, kandi bikaba igishushanyo cy'ubutorwe bwa Isiraheli, bo bugomba kugira icyo twakwita un royaume de prêtre, ingoma ya gisaseridoti. Icyo bivuga. Aka kajambo utarakumva, ntabwo iri somo rya mbere wapfa kumva iryo banga ririmo. Hanyuma umukandara bawushyira he? Umukandara iyo bawambara bawambara he? Hari abo nsigaye mbona bambara ipantaro ishaka kugwa, basore bubu nabo hari abo bona ukibaza se ipantaro bayiguze, ugasanga ari kwerekana indi myenda y'imbere itari ngombwa, ariko ukabona njya mbabona arambaye igipantaro gishaka kugwa hasi agenda gutya, ukibaza uriya mukandara se umaze iki? Umukandara wambarirwa hano ku gice kigana ku mpyiko, aho impyiko ziherereye, abaza kwa muganga murabizi. Uyu mukandara uhambirwa hafi y'impyiko za muntu, bivuga iki? Werekana uburyo, ndavuga muri Isiraheli ahangaha bakoresha ijambo dabak, atashoma, kwikanda. Iyo ufite umukandara ntabwo utera muri wo mu nda ngo uwufungire muri kabiri ku buryo ipantaro igwa, ahubwo nuwo kugira ngo ugukomeze. Iryo jambo atashoma, dabak, ntabwo ari dabak, ni ijambo rivuga kwifunga, nkuko nazana wa mukandara,
bitewe ko washushe mu mbabare ntabwo ugira gutya no kwambara ikanzu y'umukara no kwihangana. Hano harashyushye, hari muri za dogere 40. Sinzi namwumva n'amajwi yanjye uko ari kuvuga. Ntabwo byose ntabwo meze neza. Ntabwo meze neza no mu menyo ntabwo umuyaga uri gukubitamo nkumva nyine. Dabak nuko ngo uko guhambira bivuze iki? Uko Imana haramwabyumvise mu murongo wa 11 ngo Imana yihambiriye kuri Isiraheli. Iryo jambo yabivuze, Imana yihambiriye kuri Isiraheli kuguma nkuko akana gato kaguma mu gituza cya nyina kakihambiraho kagafata. Aha niryo jambo rero ryitwa dabak. Umukandara uwihambira ku muntu bikanywana, umuntu agakomezwa n'umukandara we, nka kwa kundi umubyeyi najyaga mbibona kera turi abana mu cyaro bakajya guhinga, kugira ngo ujye kurenza hariya hasi mu gishanga, ni ngombwa ko wabonaga nk'umubyeyi yenda yambaye nk'ikanzu gutya agateramo akagozi, urumva, cyangwa agakandara, akikenyera akikomeza, bityo agafata isuka ye akarenza. Cyo bita umukandara wa hariri. Nicyo uwo mukandara hariri, ubutogwe bwa Isiraheli, bishushanya donc umukandara. Babwira imeti genda ujanye ni aho ujyanye ahantu, bagaruka asanga warabuze. Bivuze ngo umubano, relation, umubano, umushyikirano Isiraheli yarafiteranye n'Imana bimeze gukomezanya nk'uwo mukandara wa hariri. Umwe ukomeje indi mameze gutya, nkuko usanga impeta ifashe mu rutoki gutya, waragiye uba deteriore, urangirika. Niyo mpamvu igikandara bakigaruye gisa n'ikibore ntacyo kimaze. Imana ikafata ngibi rero ibigiye kubabaho, ni ibingibi nakundi bizabagendekera. Iri jambo dabak, icyo bakwita uwo atashoma, uwo mushyikirano udasanzwe, iyo mibanire y'umwe kuba mu wundi, ni n'ijambo tubona mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 24, aho bavuga ngo ni ngombwa Imana imaze kurema umugabo n'umugore, imaze kurema umugore umugabo ngo babe umwe atashoma. Dabak nuko ngo umugabo n'umugore bakaba umwe. Iyo sano iranga umugabo n'umugore baremwe n'Imana, bari kubana n'Imana, niyo bita dabak. Ni uwo mushyikirano nyine udashira, uhoraho, udasanzwe, ukabona umwe ari mu wundi. Nguwo rero umushyikirano nawe wagiranye n'Imana. Wagiranye n'Imana ute? Yenda nubwo ushobora kuba warahemutse, icyo twakwitse la tragédie exégétique igaragara hano muri iyi texte, n'uburyo nyine uyu mukandara wabaye zero. Amasezerano wagiranye n'Imana. Imana yaragutoragije muvandimwe, Imana yakuremye igufiteho umugambi, Imana yagushizeho uruhande. Reba aho uri kunkurikira, rero njya mubona munyandikira muri Australia, hari abandi bari muri za Nouvelle Zelande, njya numva munyandikira, hari abandi munyandikira muri France, mu Bubiligi, munyandikira muri Canada, muri Amerika, hera hose. Reba Imana ibyo yagukoreye, ongera utuze uzirikane, witegereze ibyo Imana yagukoreye, ni byinshi. Ariko wagiranye n'aya masezerano, hari amasezerano yanditse wanasinyiye, mbese amariage murasinya, hari amasezerano mwasinyiye nko muri batisimu, amafishi murayafite n'iki byose. Ariko hari n'amasezerano mwageranye n'Uhoraho hagati ubwanyu, twe tutanaze ndetse na Kiliziya itaze, bitewe n'uko Imana wagiye ubana nayo umunsi ku wundi. Wagiranye nayo amasezerano menshi, amasezerano twagiranye n'Uhoraho, tujye twihatira kuyakurikiza. Amasezerano wagiranye n'Imana, iyo utakiyakurikiza, iyo wayaretse agahindana, amera nka wa mukandara twumvise uriya muvandimwe Yeremiya yatubwiye. Niyo mpamvu rero tugiye kwinjira muri iyo dabak, aho ubwo butungane, nawe wambitswe ubutungane muri batisimu, ngo wabaye umusaseridoti, mwami n'umuhanuzi, umusaseridoti. Kandi twaguye ko dabak yatashoma ibaho kubera uwo mukandara wo muri rini, wo muri hariri,
uwo mukandara wambitse Imana yakwambitse, uwo mushyikirano ufitanye n'Imana mu gihe utagihari, nawe ni nkuko igihe cyose uba wagambaniye ya masezerano wagiranye n'Imana, uba watakaje ubutorwa bwawe, uba watakaje ubutungane bwawe, uba watakaje ubusukurwe bwawe. Ikiba gisigaye none se ni iki? Ni iki? Twacyumvise mu ivanjiri, reka tugisobanure. Nubwo umuntu acika intege akagwa hasi, ariko nyamara Yezu Kristo aratwereka ko ingoma y'Imana yo iteye ukuntu. Nubwo Isiraheli yagiye gushaka ikanywana, yatashoma ikanywana n'abanyamahanga, ikarangira irindagiye, nyamara Yezu Kristo we aratwereka ko abo bayisiraheli bagiye gukora icyo twakwita alliance, iryo sezerano n'abanyamahanga n'intwaro, bumva ko aribo bazabakiza kubana no gushyirana n'abanyentwaro n'abanyembaraga b'isi. Aratwereka ko ingoma ye yo ikura mu buryo navuga buhoro buhoro, ihereye ku kantu gatoya cyane. Yezu aravuga ingoma y'Imana. Ingoma y'Imana ngaha bayivuga mu Kigereki bayita he Basileia to Auranon. Basileia, Basileia ari nabo bavuga Bazilika, ariko ntabwo bivuga, hari aho bigaragara nk'ubwami. Yavuze ngo ingoma y'Imana, hari abavuga ubwami bw'Imana, ariko bitewe ko muri Isiraheli kuvuga ijambo Imana murabizi ko bitari byemewe. Angaha ijambo Imana cyangwa se kureba Imana, murabyibuka ko nk'aba Musa kureba Imana bagombaga kureba hasi bareba Imana mu ruhanga rwayo. Ahangaha bivuze iki? Aha nawe umwanditsi w'ivanjiri ari wa Matayo, aho kugira ngo avuge ngo ingoma y'Imana, Imana ntabwo ashaka kuvuga ijambo Imana, ahubwo aravuga ingoma y'ijuru, resiye. Ijuru mu Gifaransa nabwo baravuga resiye mu bwinshi, mu Kinyarwanda ijuru, amajuru ntabwo tuvuga amajuru, tuvuga ijuru, ijambo rikazira aho ngaho. Ingoma rero ntabwo ari territoire nk'uko wavuga ngo igihugu, ingoma, ihanga ry'ahangaha n'ahangaha. Icyo gihe tuba tuvuze territoire, tuba tuvuze ubuso, ko twavuga igihugu Burundi, u Rwanda nk'ingoma, nka territoire nk'inusu, ubuso. Ingoma y'Imana ni iki? Nituyumva aho ngaho, kuko hari abantu bumva ngo ni ahantu bazajya bameze nk'igihugu, cyangwa bamwe bakabyicira ngo ni igihugu kindi. Ahubwo naho ingoma y'Imana, naho navuga ubuhangange bw'Imana, ubutabera bw'Imana bwigaragariza kandi buba buri gukora. Ijuru, Uarunon, bivuga muri kwa Matayo aho ngaho, aho Imana, ahantu cyangwa igihe Imana iganje mu mitima y'abayemera. Niyo mpamvu iyo wumva igihe cyose Imana iri muri wowe, kwa kundi uti ndi mu bihe byiza n'Imana, ndi mu bihe byiza n'iyandemye, ubwami bw'Imana buba buri gukura muri wowe. Ariko se kuki Yesu yakoreje umusemburo cyangwa se akabuto, mu mbabarire, akabuto ka sinapisi, akabuto k'akantu gato gadasobanutse, iyo ukarebye uzarebe nk'ururu, kari akantu gatoya wanakajugunya hasi ntiwakabona. Ariko ukibaza kuki Yesu akoresha aka kantu? Nuko aka kabuto gasa n'akatasobanutse, niko ngo kaza kuvamo igiti cy'inganzamarumbu, maze inyoni zo hirya no hino zikaza kuzuramo, gutahamo, kwarikamo. Aha bikatwibutsa ubuhanuzi buvugwa nanone. Iki giti kitwibutsa ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, nubona mu mutwe wa 17 cyangwa se Daniyeli umutwe wa 4, aho dubwirwa igiti kinini ariko ingoma y'Imana, kimeze nk'ingoma y'Imana, abantu bose, amahanga yose aza kwarikamo. Izi nyoni batubwiye ngo ziza kwarika, zishanya amahanga atandukanye yose y'abapagani, aza kwarika muri icyo giti. Ingoma y'Imana rero tuyumve gute? Ihera mu bintu bito, mu kantu gato cyane. Kugira ngo byumve neza, reba umusaraba wa Yezu Kristo, ahangaha niwo bari kutubwira. Reba la crèche, ikirugu, kakana kitwa Yezu kavukiye mu kirugu, ahantu hadasobanutse. Urumva? Reba umusaraba wari ikize, igihano cy'abapfu nyine, nuko cy'abanyabyaha bakomeye. Umusaraba ni ikintu kidasobanutse gito,
ariko yaba icyo kirugu yaba uwo musaraba byarakuze byose, ndetse amahanga yose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo, naho uwo musaraba wa Kristo utavugwa. N'ayandi magambo, byahereye mu kabuto gato k'akarugu i Betelehemu, k'akarugu, none ako karugu, akabuto gato, kakwiriye isi yose. Ikindi twababwira n'uriya musemburo batubwira ngo utagaragara. Mu by'ukuri umusemburo ntabwo ubugaragara bifatika. Umugore tubwirwa ufata ngo inshuro 3 umusemburo utagaragara, nyine navuga ari ijambo ryakoreshejwe mu zindi ndimi ngo ni kashe, guhisha. Iyo ufashe umusemburo kugira ngo bitutumbe, ugomba guhisha muri ya farine nyine. Ni nk'uko wafata umunyu, uriya umunyu nawe usutse mu biryo uba wahishe mu biryo. Nubwo utongera kubona nawe umusemburo nubwo utagaragara, ariko urakora bigatutumba. Ahangaha kuba bitutumba bitwereka iki? Guhisha. Guhisha ngo bigereranywa nka kwa kundi Yeremiya nawe yagiye guhisha mu rutare hafi ya Efurati, agahishamo umukandara, ariko ukabora. Nyamara hano bakatubwira ngo icyo Imana yahishe muri twe ko ari ifu ni nk'aho ari twebwe, umusemburo ni nk'aho ari ijambo rya Kristo, cyangwa se buri kimwe cyose Imana ihisha muri twe. Icyo Imana yahishe muri twe ni giteze gusibangana, ahubwo kirakora. Twabyanga twabyemera, kirakora kandi kigatanga umumaro. Ikiba gisigaye izo nema rero, ni inema Imana iba yashize muri twe. Ese turaziyumvamo? Muri wowe urumva uzikora wa musemburo wakubibwemo, urubuto Imana imbuto yabibye muri wowe? Uriyumva se muri kiliziya? Uriyumva mu muryango mugari w'abana b'Imana? Uriyumva se muri cya giti, cya kindi cyaritse cyo giteregane kiliziya, inyoni zose ngo ziza kwarikamo ziturutse hirya no hino? Cyangwa se urumva warabaye nk'inyoni yavuye mu giti ikajya kwirwa ibungera hirya no hino igata igiti? Ndagusabira rero wowe wemeye gufata uyu mwanya no gukukira ijambo ry'uyu munsi, warakomeza kugira neza, guha umugisha, warakomeza kurinde, warakomeze aguha imbaraga zo kumwihambiraho. Dabake, uwihambire ku Mana, kuko umunsi wavuyeho ni wowe uzata agaciro. Kuriya mukandara uhambira ku muntu, nawe umere nk'umukandara wihambire ku Mana, kandi ntuzahave. Nibwo uzagira amahirwe, nibwo uzagira umugisha, kandi ureke Imana ikomeze ikuririze mu mutima wawe ingoma yayo ntagatifu. Ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze mubyeyi mwiza, urakoze kuba duhaye uyu mwanya wo kongera kwibutsa ko tugomba kukwizirikaho. Nibyo koko Isiraheli yamye yiziritse kuri wo, kandi mukundanye nawe nk'uko wavuze ati nabiziritseho, ariko uyu munsi ngiye kubajugunya. Nyagasani Yezu, turagusaba ngo uduhe imbaraga zo gukomeza tukwiziritseho muri iyi si y'umwijima. Turashaka kugumaho, turashaka kuguma muri uwo musabano, muri uwo mushyikirano, muri uwo mubano, kuko kuvaho ari byo bitworeka. Turashaka ngo utwinjize mu ngoma yawe, kwa kundi watweretse imigani ibiri, yaba kariya kabuto gato ka sinapisi, yaba iriya muri musemburo. Nibyo koko ibyawe bigaragara mu maso y'abantu nk'ibintu bike, ariko iyo tubiretse birakura mu mitima yacu. Ngwino ukuze ibyabibwe muri twe, maze inema zawe zisakare ku bana bawe. Umugisha buri muntu wese waje gukurikira uyu mugisha, kwakira uyu mugisha uyu munsi, umugisha ukomeye, uwamamaza nawe uyu mugisha wawe, ukwirakwiza mu bandi, bityo ukamugira umwogezabutumwa kimwe natwe twese. Umugisha buri muntu wese uri mu bibazo bitandukanye, komeza umukomeze, maze ye kudandabirana yubaho, wowe ugategeka iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, binyuze ku buvunyi bwa Petero na Paulo batagatifu, ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique, i Roma. Mwese mbifuje umunsi mwiza, ntahe kandi